hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, uzamurengera mu makuba. hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, umutabazi uzamurengera mu makuba. hahirwa umujeni, umutabazi uzamurengera mu makuba. hahirwa umugabo ufite Imana ya Yakobo, umutabazi uzamurengera mu makuba. umuntu ufite Imana ya Yakobo, hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, hahirwa umugabo ufite Imana ya Yakobo. Haleluya. hahirwa umubyeyi ufite Imana ya Yakobo. Amina, 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 amina. umutabazi uzamurengera mu makuba. hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, umutabazi uzamurengera mu makuba. ufite Imana ya Yakobo, umutabazi uzamurengera mu makuba. Rero reka nudafashwa ndabivamo, leta mpaguruka nigendere. Nuko gahunda zimeze. Ninje official narakubwira ati nzazenguruka imisozi igize igihugu cyacu cyose nkuzanire abantu baba bazi kuramya dini no guhimbaza Imana. Niko kazi kanje ubundi, ariko ubundi gutuma mutanamamagara kuri telefone kuri 0786628443 maze ubundi ze dukora akazi. Nikaje official nimba awifuza akuzamura YouTube channel yawe kugira ngo ube monetization, duhamagare kuri 07866218 ndaza mbigufashamo neza cyane gatandukwe kandi nta gutinda, byose mbikora neza fresh nka kukorera monetization kandi bikagenda asawa. Rero aravuga ati hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo ndetse n'umutabazi uzamurengera mu makuba. Ariko se mumbwire mwumvishe nanjye nzi kuririmba. Ijwi ryagiye ryarahengamye. Rero aba producer muri hera nimba nzi kuririmba mwandike comments aho ngaho kuri iki kiganiro twibere kuri Uwimana Caritas. Rero avuga ati nawe aravuga ati mugerageze mukande subscribe kugira ngo ibintu birusheho kuba byagenda neza cyane gatandatu. Kandi amaze kutubwira ati hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo. Nyine uyu ni umutumirwa kuri YouTube channel kuri Uwimana Caritas. Ati nshaka kuvuga Imana neza cyane gatandatu kandi igitubwiye. Haleluya. Rero amen. Imana ni biki yagukoreye? Ndirimbye iyo korasi, iyo korasi yaramfashije cyane, maze kumenya neza ko ubutunzi bubaho bukaba bwinshi, maze kumenya neza ko umuntu agira abantu bamufasha, akagira abakira, akagira abaterankunga, maze kumenya neza ko umuntu agira amafaranga akamupfira ubusa, maze kumenya neza ko umuntu atunga amazu menshi akayisiga agapfa yaba atarizeye Imana, ayo mazu ntamukurikire, maze kumenya neza ko umuntu yambara neza ariko akabisiga ku isi ntibimukurikire. Ariko uyu muririmbyi yaravuze ngo hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, amina, azamurengera mu makuba. Amina. Yarabirenze kuko yabonaga amazu arangije abona ko abantu bishinga cyangwa se ukabatekerezaho cyangwa se ukabagira abantu bakagufashije, bakakubwira ko igihe cy'umuntu kirangiye, cyangwa se umuntu akakubwira ngo mu mitungo afite igihe cye kirarangiye, kubera ko umuntu ari umuntu agira manda akarangira. Maze kumenya neza yuko ibyishingikirizwa byose birangira ariko hagasigara Imana yo mu ijuru ariyo ya Yakobo, yo ikakurengera. Imana igukurikirana no mu rupfu, urengera iri kwa muganga Imana iragukurikirana. Amina. Muganga yamaze kurangira Imana iragukurikirana. Mbese ababyeyi bamaze kukwihakana babona byarangiye, babona nta kintu bakora, bamaze kubona ibintu byose babikoresheje birangiye, Amina Jesus. Imana yo mu ijuru iragukurikirana. Ariko uyu muri ngo hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, umutabazi uzamurengera mu makuba. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo imukurikirana, abantu barekeye cyane rwose. Amina. Bamaze kugusiga mu buturo, imbaraga za Kristo. Amina. Bakubwiye ngo genda wenyine, basi Imana ya Yakobo yego rata. Amina. Imana itibagirwa, Imana idakwinya mu rupfu, Imana itavirwaho n'isi. Haleluya. Imana itanyagirwa n'isi.
tuvuge ati haleluya aho uri hose di Imana arata idatinya izuba Yego. zikagukurikira. Amina. Niringira iyo Mana Amina, amina. Kabisa. Kubera ko njyewe Chantal, Yego. ubumwe bwanjye, Yego, nuko Chantal. narindeye, Yego. nuko narindi, Yego. naza kuba abantu nta neza nari kugirirwa, Yego. ndetse nta n'umugisha nari kugirirwa, Cyane ariko rwose. Imana itarobanura ku butoni yanjye. Yego rata. Yerekanye ibabwira. Yitubwire. Imana itarobanura ku butoni. Amina. Imana itareba uburanga. Imbaraga Imana itareba we. aho uturuka. Yesu Imana itareba Kristo. aho uvuka. Warahabaye Imana itareba Nyagasani. isura. Imana itareba igihagararo. Amina. Yangije irampamagara. Ya maraso ya Yerata. Yego. Yarigeze aba ikivuge. Ya yandi yatembye. Yego. Akamanuka. Kuko iyo aza kuba ikivuge. Reka mbibabwire. Bambwirire bumve. Ikivuge. Abantu bagufi ntabwo bari kuyagira. Yego. Yaza kuba ikivuge. Abantu bagufi ntabwo bari kuyageraho. Abantu bafite intambwe ndende. Abantu bafite ibishoro. Nibo bari kugera ahantu bakayayora. Baravuga nkeka ko bari kuyora n'itaka. Yego. Bose bakarigura bakarijyana. Ariko Uwiteka kubera ko yabonaga ko abantu bose batazareshya. Kuko imbabazi zayo yagize. Amen. Karatemba. Oh, hallelujah we. Haragenda agera ku barebare. Hallelujah, Hagera ku Kristo. bakecuru. Hagera ku basaza. Oh, Nyagasani. Hagera ku bakene. Hagera hariyo Mwumva debaye ijambo aho bita ry'Uwiteka. kwa Makiri. Arangije aragenda Mwakira bakurayo. ijambo ry'Imana. Arabazana. Niyo mpamvu nanjye muri Imana ihabwe icyubahiro. Ndi kuvuga Imana nabonye. Amina. Haleluya. Yivuge. Narayibonye. Amen. Agakiza. Narayibonye ingirira neza. Narayibonye ingirira neza imisura. Narayibonye rata imaguvuga. Amina. Narayibonye nanjye imijambo. Oh, haleluya, Hagati y'abantu, Kristo. imijambo. Nibyo. Imana niyo ndi kuvuga rero. Hahirwa umuntu rata. Ufite Imana ya Yakobo. Umukobwa uri kutwumva. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo. Amina. Abarangi ntibagukange. Amina. Zanyabingi ntizigukange. Amina. Kavukire ntigukange. Amina. Kwacikije amashuri ntibigukange. Amina. Umva mugabo. Umva mugabo. Ufite Yego. ibibazo. Yego. Ujya utekereza ngo barakuvumye. Ugatekereza ngo babigenje gutya. Ariko rata hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo. Iyo ngiyo niyo nkurangiye. Nkariyo wiringira. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo. Ibindi byose Ni ubusa. ubitera umugongo. Undi wiringira Imana aratanyamana. Igira imbabazi ikarobanura ku butoni. Amen. Amen. Amina, 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 amina. Amen. Oh, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hatiyahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo n'umutabazi uzamurengera mu makuba. Byibuze. Ongera uduterera ku gakora sohoka byara we. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo. Umutabazi uzamurengera mu makuba. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo. Yesu we. Umutabazi Uzamurengera mu makuba. hahirwa we. Umuntu Yeah. ufite Imana ya Yakobo. Haleluya. Umutabazi Uzamurengera mu makuba. Amen.